murabona ko nayizamuyeyo nayifunguye. Nizere ko Imana yabarinze, nizere ko mwakomeje kumera neza mu minsi yashize. Ndabamenyesha ko uyu munsi nje kubereka ibintu umushoferi w'umunyamwuga asabwa kugira ngo aze kuba yabasha gutwara imodoka yiwe ayivanye muri parikingi. Serivisi ugomba kuyikorera mu gitondo kugira ngo ubashe kuyitwara mu rugendo. Turaza kureba ibyo tureba ahangaha imbere muri kapo kugira ngo imodoka yacu tuze kwihagurutsa tuyitware mu rugendo. Ndaza kubereka mw'imbere ibisabwa kugira ngo imodoka yacu nabwo uze kuba wayivana aho hantu wizeye neza ko uri buze kuba ufite umutekano wo mu muhanda, utari buze kugongana n'abashinzwe umutekano wo mu muhanda. Ndagira ngo rero nze kubikwereka kugira ngo ujye ugenda wizeye neza ko imodoka yawe nta kindi kibazo yaguteza. Hari abantu benshi rero mubyuka mu gitondo mwatse imodoka muhita mugenda, ibyo bintu ntabwo ari byo. Ndagira ngo mbereke ibintu bya mbere ugomba kubanza gukora kugira ngo ubashe guhagurutsa imodoka yawe muri parikingi ukajya mu muhanda wizeye neza sekirite yayo, wizeye neza ko nta muntu ushinzwe umutekano wo mu muhanda muri buze guhurira mu makosa nk'ayo ngayo. Iyi modoka rero tugiye kuberekeraho ni iyi ngiyi. Tugiye kubereka uburyo ki wacekinga ibibazo byayo cyangwa se wacekinga ubuzima bwayo kugira ngo ubashe kuyitwara, kugira ngo ubashe kuyikorana urugendo nta yindi biranega ibayeho. Nk'uko mubizi rero imodoka ziba zitandukanye, ariko nanone ziba zifite ibintu byinshi zihuriyeho kuko inyinshi ziba zikora kimwe. Ndayangu rero mbereke ku modoka ya Starlet ibyo ducekinga mbere na mbere bihuriweho n'imodoka nyinshi cyane, nyinshi uzi. Nimucikwe rero mukurikire kugira ngo mutazagira ikibazo mu muhanda. Ubu ngubu tugiye gufungura kapo. Hari abantu kapo batazi ngo ni iki kapo. Ni ukuvuga ngo kapo ni uyu muryango ufungura ahangaha haba moteri. Ahangaha niho bita kuri kapo. Ni ukuvuga ngo rero iyi ngiyi itubikiye moteri yacu niyo tugiye guheraho rero tureba tumenye neza ibyo tugomba gucekingamo hano imbere kugira ngo imodoka yacu tuze kubona ubuzima ifite. Ngwino rero dufungure kapo turebe neza imbere ibyo dusabwa kugira ngo tubashe guhagurutsa imodoka yacu muri parikingi. Ni ukuvuga ngo turafungura umuryango nk'ibisanzwe. Niturangiza turaza ahangaha aho dufungurira kapo ni ahangaha. Iyi niyo switch ifungura kapo. Aka kaboro k'umukara hano murabona ko kari munsi ya vola mu ruhande rw'ibumoso. Turaza rero tukagakurura uku nguku. Murabona ko binashushanyijeho nyine ko ariho dufungurira umuryango hariya moteri iri. Twagakuruye rero ubu tuvugana twahafunguye. Kongera ugafunga umuryango wawe ukaza. Noneho iyo dufungura kapo ahangaha harimo ahantu dufatamo hano. Noneho harimo ikari dukurura dusa nk'abazamura kugira ngo iyi kapo yacu ifunguke. Murabona ko gutya ntabwo yahita ifunguka, ntabwo byakunda kuhita uza ukegura ngo bikunde. Hari abafunguye ariko harimo indi kari dukwiye kuzamura kugira ngo imodoka yacu tuyifungure. Murabona ko nayizamuyeyo nayifunguye. Iyo tumaze kuzamura rero mbere yo kwatsa imodoka yawe urabanza ukaza ugacekinga amazi y'ahangaha kuri radiyateri. Ni ukuvuga ngo aya mazi abamo hano, aya mazi abamo ahangaha niyo yifashishwa mu guhoza moteri. Yifashishwa mu rugendo iyo moteri n'amazi ifite iba ifite kubastinga ikaba yagonga cyangwa se ikagira ubushyuhe bwinshi kuri rwa rwego yakangiza n'abayitwaye. Ni ukuvuga ngo rero iyo tugiye gutwara imodoka yacu turaza tugafungura umufuniko wa radiyateri, tukawufungura tukareba niba koko amazi yacu tuyafitemo. Murabona ko hano amazi yacu aruzuye arimo, bivuze ngo aya mazi niyo akenewe. Iyo usanze n'amazi arimo uba ukwiye kugira ute, uba ukwiye kongeramo kugira ngo ubashe gutwara imodoka yujuje ibisabwa.
iyo umaze kubona ko amazi arimo cyangwa umaze kuyongeramo, wongera ugafungaho. urabona ko ufite uno mufuniko ufite udukari hano. Tuzabasobanura n'iby'uyu mufuniko uburyo ukoramo, kuko urabona ko utandukanye n'indi mifuniko yose. Ni ukuvuga ngo rero uyu mufuniko nawo ukoze mu buryo budasanzwe, nabyo nzaza mbasobanurira uburyo ki ukozemo n'ibyo ushinzwe n'ibyo umara. Iyo tugiye gufungaho urebaho ano makara aherereye, ukaza ukareba n'ahangaha. Urabona ko akwiye kureba ahangaha hasa nk'ahafunguyeho, ugasa nk'utsindagiraho, warangiza ugakaraga. Urabona ko twongeye gufunga wa mufuniko wa radiyateri. Iyo tumaze gucekinga ano mazi ya radiyateri rero, turaza tugacekinga andi mazi n'ubundi nayo aba yiyevapoye nyine yatumutse. ni ukuvuga ngo ahangaha hari akadomoro, akangaka mureba, akangaka akabika amazi arimo umuti wa kuranti. Kuranti ni umuti wifashishwa mu kurinda ingesi radiyateri, kugira ngo za ngesi ziza ziterwa n'amazi zishireho. ni ukuvuga ngo rero amazi yaho naho tukareba niba arimo. Urabona ko uyu mupira wacu atugaragariza ahantu amazi ageze muri aka kadomoro. urabona ko amazi ageze ahangaha. Iyo tumaze gucekinga amazi rero ya radiyateri ko ari kuri maximum, tureba niba iyi moteri yacu niba ifite amavuta yujuje ubuziranenge, cyangwa se ageze ku kigero cya maximum ku rwego rwo kuba yakora lubrication cyangwa yanyereza nyine ibyuma bya moteri. Amavuta ya moteri ayifashishwa nk'amazi, kuko hari aho akora cooling cyangwa agakora lubrication. Cooling abahoza, cyangwa se lubrication akabanyereza ibyuma bya moteri kugira ngo bitikubanaho, bikaba byatuma moteri yacu igira ikibazo. Muze rero ducekinga aya mavuta, turebe aho tuyacekingira. Dufite aka gakoresho kano gafite ibara ry'umuhondo kano. Aka gakoresho rero bakita check oil cyangwa se deep stick. Bakita deep stick cyangwa se mu ndimi za gikanishi bakunda kukita George. Uraza rero ukagakururamo. Iyo umaze kugakuramo rero ureba ya mavuta yawe ahantu ageze. Murabona ko imodoka yanjye ifite amavuta ahagije. Murabona ko imodoka yanjye ifite amavuta ari ku kigero, ari kuri maximum. Ni ukuvuga ngo hano hariho F. F rero isobanura ko nyine aya mavuta yawe ari full. None iyo yamaze kumanuka ukabona ko wakazamuyemo, ukabona amavuta ari munsi y'iyi full, ni ukuvuga ngo aya mavuta yawe, iyi modoka yawe irimo iranywa amavuta. Uba ukwiye kwihutira kujya ku mukanishi akareba ikibazo iyo moteri yawe ifite, kugira ngo ibe iri kunywa amavuta. Rero iyo umaze gucekinga iyi George, urongera ugahanagura amavuta yawe yose, ukayakuraho, ukongera ugasubizamo, ukongera ugakuramo, ukareba. Murabona ko ya mavuta yanjye nanone aracyari kuri cya kigero gikenewe. Urongera rero ugasubizamo ya deep stick yawe cyangwa se George, ukayimanura muri uriya mwanya neza ikageramo. Iyo umaze gucekinga rero amavuta ya moteri, murabona ko iyi moteri ifite amavuta ameze neza nyine, ari ku kigero gihagije kugira ngo ibe yabasha kuba yajya mu muhanda. Iyo tumaze gucekinga ari amavuta rero, tuhita ducekinga andi mavuta nanone. Aya mavuta bayita ngo ni amavuta ya vola. Amavuta ya vola cyangwa se amavuta bita hydraulique. Aya mavuta rero aba ari aya vola. Aya mavuta rero tuyacekingira ahangaha kuri aka kabuni muri kubona, aka kadomoro kari hano. Ukuvuga ngo rero iri cupa naryo ribika ya mavuta yifashishwa mu kuba twanyereza vola. Ni ukuvuga ngo iyo dukata vola ukumva iroroshye, ni ukuvuga ngo iyo ukata vola ukumva iroroshye, ikiba cyabaye ni uko imodoka iba iri kwaka kandi ifite aya mavuta. Ni ukuvuga ngo aya mavuta rero yifashishwa mu kunyereza vola, mu kunyereza ya climayer imaze kubabwira.
imwe ihuza umutambiko w'iri pine n'uwa ririya rya hara hakurya. Ni ukuvuga ngo aya mavuta rero iyo wakije imodoka nayo ahita atangira gukora, akifashishwa mu kunyereza vola. Rero nayo uracekinga ukareba niba ayo mavuta yawe arimo. Murabona ko amavuta yacu arimo, ariko nanone ntabwo tuyacekingiramo hano hejuru kuko dufite aho tuyacekingira ahangaha. Ni ukuvuga ngo amavuta rero kugira ngo aba arimo bigaragara nuko aba ageze kuri aka karongo akangaka ka hano hejuru kano. Iyo ubonye udafitemo amavuta ahagije rero ufite urugendo, uba ukwiye kubanza ukongeramo amavuta, bayita hydraulique, niyo yifashishwa muri ubwo buryo bwo kunyereza vola. Iyo tumaze kubona rero dufitemo amavuta ahagije, turongera tugafungaho, tukongera tukamenya neza niba dufunzeho neza. Ikindi rero ucekinga, uraza ukareba niba iyi batiri yawe yifashishwa mu kuristatinga moteri, ukareba niba iyi batiri yawe ifite ubuzima. Ni ukuvuga ngo rero batiri yawe kugira ngo ube watangira kwatsa moteri yawe umenye niba ifite ubuzima iyo batiri, ni ukuvuga ngo urebera kw'aka karahure kano kari hejuru kuri batiri. Aka karahure rero iyo kari kwaka ibara ry'icyatsi cyangwa se ubururu, itara ryawe riba rikumenyesha ko batiri yawe ari nzima. Iyo batiri yawe yatangiye gusaza cyangwa yapfuye, hano ihindura ibara hakazamo umutuku cyangwa se hakazamo umweru werurutse, bimenyesha cyane cyane iyo batiri iba yatangiye gutakaza ubuzima cyangwa se iba yapfuye. Rero uba ugomba kwita wihutira kugura indi batiri kugira ngo itaza kugira ibibazo iguteza mu gihe uri gutwara imodoka yawe. Mbibutsa ko iyi batiri ifite umumaro munini ku modoka, kuko itariho ntabwo imodoka ishobora kwaka. Iyi ngiyi niyo yifashishwa mu kwatsa imodoka, niyo yifashishwa ugikata kontake, niyo icana imodoka. Mbese itariho ntabwo bishoboka ko imodoka yawe yakaka. Ni iy'ingenzi rero kugira ngo nawe ubashe kumenya niba iyi imodoka yawe ifite ubuzima. Tugiye gucekinga andi mavuta rero. Ahangaha dufite akandi gacupa gafite igikoresho gateretseho. Ni ukuvuga ngo iki gikoresho bacyita brake boost cyangwa se ikibuyu. Mu gikanishi cyacu tucyita ikibuyu, cyangwa se mu ndimi z'amahanga bakayita brake boost. Niyo yifashishwa mu kubika imyuka yifashishwa mu gufata feri. Ushobora kumva ufashe feri yoroshye ukaba wati se biterwa n'iki? Nta kindi kibitera rero, ni iyi brake boost, niyo ibigiramo uruhare kugira ngo uze gufata feri wumve biroroshye. Noneho iri cupa rero riteretse hejuru, riteretse ku kindi gikoresho bita master cylinder, metere silendere. Ni ukuvuga ngo iyo ngiyo niyo yifashishwa noneho mu gusunika ya mavuta. Ni ukuvuga ngo aka gacupa kabitsa ayo mavuta rero bayita amavuta ya feri. Murabona ko tuyafitemo. Amavuta arimo hano ni aya feri. Ni ukuvuga ngo rero umushoferi iyo akandagiye feri, aya mavuta yacu aramanuka. Iyo amanutse amanukira muri cya gikoresho bita metere silendere, noneho kikayatwara muri aya matiyo. Aya matiyo rero nayo agakomeza yohereza amavuta mu mapine. Noneho mu mapine harimo ibindi bikoresho byifashishwa mu kwita ya mavuta agira uruhare runini mu gufata feri zawe. Kuko uba ugomba gucekinga amavuta rero kugira ngo utaba uri mu muhanda ugira ikibazo cyo kuba wabura feri, ugira ikibazo cyo kuba wahagarika imodoka neza ngo ibe yahagarara mu muhanda nk'uko ubishaka. Rero ni ay'ingenzi cyane kugira ngo ube wayacekinga umenye neza niba kuko ayo mavuta ageze aho ugomba kuba agera mwa kariya gacupa. Turongera dufungeho. Ahangaha dufite akandi bijya gusa kandi byegeranye, naho turafungura turebe niba dufitemo amavuta. Murabona ko aya mavuta nayo tuyafitemo.
turayafite, urabona ko yuzuye ageze kuri ya maximum ikenewe. Ni ukuvuga ngo rero iriya nayo ni indi metere sirendere ariko ya amburiyaje. Ni ukuvuga ngo iyo ukandagiye amburiyaje rero ku modoka nyinshi zigezweho, ni ukuvuga ngo iba igomba kuba ifite ikoresha amavuta. Aya mavuta rero yifashishwa iyo ukandagiye amburiyaje ugiye gushyiramo za vitensi zawe, uba ugomba kuba wabanje gucekinga niba aya mavuta uyafitemo hano. Aya mavuta akora ni kimwe n'aya ngaya arimo hano kuko birakorana, nubwo bitari mu icupa rimwe ariko birakorana. Mbamenyesha ko hari n'imodoka ziba zifite agacupa kamwe kagasevinga amavuta yaba kuri feri cyangwa se ku kijyanye na amburiyaje. Ugacekinga, warangiza gucekinga ukongera ukamenya neza niba ufunzeho neza. Ikindi ucekinga rero mbere y'uko uhagurutse imodoka yawe, ni ukuvuga ngo uba ugomba gucekinga niba iyi fani yawe igikora. Hano dufite igikoresho twita fani. Iki gikoresho kiba kuri ya radiyateri twahereho mbabwira. Iyi radiyateri rero niyo itubikira amazi aza kwifashishwa mu guhoza moteri. Ni ukuvuga ngo amazi yacu aba tuyasukamo hano akamanukira mwaha. Noneho iki gikoresho bita fani cyangwa vandarateri nicyo cyifashishwa mu guhoza y'amazi twamanuriyemo hariya. Ni ukuvuga ngo tugira amatiyo atwara ayo mazi muri moteri. Amatiyo aba ari abiri. Hari itiyo rijyana amazi ariryo ryaha hejuru rino, iri ni ryo ritwara amazi riyajyana muri moteri. Noneho hakagira n'irindi riba hari hasi, sinzi niba uri kurireba, riyagarura muri radiyateri. Rino tiyo rirayatwara, noneho ririya ryo hasi rikayagarura muri radiyateri. Noneho iri riyajyana akonje, noneho ririya rikagarura amazi ashyushye. Itiyo imwe itwara amazi akonje, indi ikayagarura ashyushye kugira ngo yongere ajye muri radiyateri ahozwe ya moteri ize kuza kongera kuyakira yahoze, aze kugirira umumaro moteri kugira ngo itaza kuba yagira ikibazo cyo gushyuha. Turacyabafite byinshi rero byo kuba twabereka aha ngaha. Murabona ko moteri igizwe n'ibikoresho byinshi, igizwe na piyesi nyinshi zikwiye kuba zituma iraninga. Ni ukuvuga ngo rero tubafitiye byinshi byo kuberekamo hano. Iyi moteri ngomba kuyibereka yose, nkabereka uburyo ikoramo, uburyo ki itwaramo iki kizu cyose, ikagitwara kirimo n'abantu. Ibyo byose rero ngomba kubibumbisha. Murabona ko ari ibintu byinshi cyane byose, kandi tugomba kubireba. Ndabararikira rero gukomeza gukurikira isomo ryacu kuri Isoko y'Ubumenyi TV. Turafungaho kapo n'ubundi nk'uko twayifunguyeho, turamanura iyi nkoni y'iboroka hano hejuru, twifashishe hano hasi igomba gufata. Noneho tumanureho ukareba neza niba ufunze imodoka yawe. Urabona ko hano ntabwo turayifunga, urabona ko ikiri hejuru. Ukamenya neza niba koko uyifunze, kuko iyo utayifunze mu gihe uri kuyitwara, umuyaga ushobora kwizamura ukaza kubangamira umushoferi utwaye iyo modoka. Ukaza rero ukareba niba amapine yawe, ukareba niba akiriho. Murabona ko ipine ni shyashya, ariko hari ipine ziba zarashize amano. Izo ngizo rero kuzifashisha mu rugendo zaguteza impanuka mu gihe cy'ubunyereri, ahantu hanyerera cyangwa se zikazana uburwayi bwo gusaza, ugasanga ziri kujya ziguturikiraho. Ugomba kumenya neza rero niba amapine yawe niba amapine yawe ari mazima. Ugacekinga, ukazenguruka imodoka yawe, ukamenya niba amapine ufite niba ari mazima mbere y'uko utwara imodoka mu rugendo. Ukabanza ukareba icyo kintu. Ikindi ukabanza ukanareba izi mira zawe, izi side mira, ukamenya niba zimeze neza, ukamenya niba ntaho yacitse, niba ntaho yavunitse, ukamenya niba n'ikirahure ukwiye aka karahure kano ariko kakareba nyuma, ukamenya neza niba koko nako ari kazima mbere y'uko uhagurutse imodoka yawe. Abenshi bakunze kwita bahagurutse imodoka bihuta, ariko icyo kintu ntabwo ari cyo. Mugomba kubanza mugacekinga buri kamwe kose ku modoka mbere y'uko uyihagurutsa ahantu iri ugiye kuyitwara. Imodoka ukamenya niba
zino essuie glace zino niba zikora neza, niba zihanagura ikirahure neza, kugira ngo muri bya bihe by'imvura, bya bihe by'ivumbi uze gutera amazi unazizamure zihanagure, zigufashe guhanagura neza imodoka yawe. Ikindi ukamenya neza niba amatara y'imodoka yawe yaka, yaba amatara ndangacyerekezo ariyo twita ibinyoteri aya ngaya, ukamenya niba koko yaka mu gihe gikwiriye, ukamenya niba koko iyo uyacanye yaka yerekana ibyerekezo ugiye kujyamo. Ikimara gucekinga amatara rero ndangacyerekezo, ugacekinga aya matara nayo ducana mu mwijima, amwe agufasha kureba kure, kureba imbere yawe neza. Amasomo rero yacu nakagaruka, ndagira ngo mujye mukurikira akantu ku kandi, mukurikire channel yacu kugira ngo mubashe kugira ibintu byinshi mwunguka mu gutwara imodoka zanyu. Amasomo yacu nakagaruka rero, murakoze cyane.